njyewe ndi umuntu utajya uva ku bintu. Umuntu ninjije nushaka kubona ko ndi umuzimu ndagukurikirana pfa ko umuzimu wanjye uragukurikira. Ugomba gukora neza kandi nawe ukazabona inyungu za bya bintu nakwinjijemo. Popo nyimazemo amezi 10. Nanjye nkiyimenya numvaga ari scam. Numvaga ari scam bidashoboka ariko ndihangana ndakora mbona birimo amafaranga. Uyu munsi muri abahamya beza bo kuvuga ko nta kintu bitwaye. Kubijyanye na scam ntago zabura kandi no mu buzima busanzwe no mu isoko haba harimo abagura harimo n'abagurisha hakazamo n'ibisambo. Ndagusuje kandi ngwaye ikaze we tubana umunsi ku wundi ku mbuga nkoranyambaga zacu umunsi ku wundi. Hari hashize igihe ntagaruka ariko uyu munsi nongeye kugaruka nyuma y'iminsi isaga 120 mwari mwarambuze hano kuri Pesa Special. Ngende Emi twaherwa n'ubundi tubana umunsi ku wundi kandi mashimire ko nagiye tugeze ku bihumbi 10 by'abadukurikira kuri urubuga rwa YouTube rwacu. Uyu munsi twaba tugeze ku 12900 abinyeka ko mutegeze musinzira ubwo ntari mpari, niyo mpamvu nongeye nkagaruka uyu munsi. Uyu munsi rero niki gitumye nongera kugaruka nuhe mwihariko ngarukanye. Ikiza nuko umuntu wese udukurikira muri abanga basaga 12 ushobora korajeho nyuma ariko uyu munsi hari amahirwe menshi ugiye kukura kuri iki kiganiro tugiye kugirana uyu munsi. Ndi hano ndi muri La Poche Hotel, ni hotel iza cyane mu mujyi ushobora kugeramo ukawasohokeramo ugafatiramo amafunguro atandukanye ndetse ukeneye no kuryama. Bafite ibyumba byiza biri comfortable. Ubundi uzahagane uzandika muri comment nyuma unshimira uti ari ahantu nagiye nasanze ari heza cyane. Ndi kumwe n'umupapa bita Theo ntabwo ari ubwa mbere aje hano kuri Pesa Special yacu. Ndaza gusaba cameraman abanza mushyireho ubundi ngire ikintu mubaza mbere na mbere yuko twinjira mu kiganiro nshaka kugirana nawe na cyane ko uyu munsi tugiye kuganira ku mafaranga. Ibintu byose abantu ushobora kuganira bitarimo amafaranga ntacyo bimaze kuko amafaranga niyo ya mbere. Amafaranga ubundi uvuga ko ni nk'amaraso kubera ko ushobora kugira makeya ukaba wakongererwa kimwe nuko n'amaraso nayo yo ugiye kwa muganga ufite amaraso makeya bakongerera amaraso kugira ngo ubashe kugira stability mu buzima. N'amafaranga ushobora kuba yafite ariko uyu munsi ukaba ukeneye kuyongera. Nicyo tugiye kuganira na Theo ndetse n'itsinda ari kumwe ry'abantu biwe batuganiriza uburyo ki uyu munsi ushobora kuhakorera amafaranga. Nashobora kuvuga ngo online amafaranga yaho ni scam ariko uyu munsi dufite abatanga buhamya bashobora kuba babona amafaranga yiyongera ku mibereho yabo ya buri munsi. Arimo nifuza ko tugiye kuganira no kuri Pesa Special Congress aho waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Burayi. Nkunda kubona cyane n'inshuti. Ejo nabonye nindi kuri comment mbona inshuti yo muri Irigwe. Ntago nari nzi ko hari umunyarwanda ushobora kuba ba muri Irigwe ariko kubw'amahirwe ndabashe kumubona. Reka twerekeze mikoro kwa Theo. Ndagusaba ufate iyo mikoro mu ntoki. Iminsi myinshi bari baratubuze turahari rero uyu munsi. Uracyavuga gake cyane? Yego mba ndondereza umwuka. Urondereza umwuka? Ese kandi wari kugusaba mbaye neza by the way. Urakoze ubwo n'abandi niba bimbwira ndaza kubyemera. Uyu Theo rero mbanze mubabwire mushobora kwenda mumubona muri kumubona kurya kuri kamera mukagira ngo n'umuntu woroshye. Theo ni umushoramari yasohoye muri muzika. Afite abahanzi managinga cyane mu bigendanye n'abakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abenshi dukunda kwita gospel. Ariko noneho uyu munsi tugiye kuganira ku kindi kintu. Nago tugiye kuganira kuri gospel, tugiye kuganira ku gukorera amafaranga. Arimo mvushaka kugira ngo adatinze yanzike atubwire uyu munsi projet imwicaje ahanga mu minota mike cyane kuko ari kumwe n'abandi bantu ndaza kubusaba none bagenda baduha ubuhamya bamaze gukora amafaranga muri iyo projet yabo ubundi dukomeze tuganira. Theo umwanya ni wawe wadusobanura noneho amavu n'amavuko y'ikitwicaje ahanga izi saha. Ikitwicaje ahanga ni application dukoresha cyangwa se niyo yatumye duhura yitwa Popo Live. Nkuko ubona abantu bari hano bose na bamemba cyangwa se n'abafatanyabikorwa dukoranaho abo nibo babashije kwitabira.
abo nabo bashije kwitabira. Umuntu ashobora guhita avuga ati popo sinzi niba ari iki, sinzi urimo ari uruhe ko numvisha ari rushyashya. Mushobora guhita yibaza amankomoko iyo nuza yanyu ni hehe? Ni application ikomoka muri Philippines. Ni ukuvuga ngo mfite inshuti ziba Manila uraziraza kuza kuyimbwira, ariko sinzi impamvu niba ntibeshye Philippines ni kimwe mu bihugu bishobora kuba bifite online marketing imaze kuba develope ku rwego rw'isi cyane na capital currency. Mbere yuko twinjira nyirizina uburyo ikorwa, ndashaka kugira ngo mu magambo yawe makeya ubanze umare impungenge umuntu uvuga ngo online business ni scam, kubera ko hari wenda hari zageze za bikagenda. Nkawe ubuhamya watangira people nubuhe ku buryo n'umuntu ukurikira Pesa Special avuga ati uyu munsi tewe nkuko ari buboneho nimero yawe akavuga ati reka mushake nanjye mbe nabasha gutangira gukora ayo mafaranga. Icyo navuga ni kuri application dukoresha ya Popo Live ko yo ihari kandi ikora neza. Ku bijyanye na scam ntago zabura, kandi no mu buzima busanzwe no mu isoko haba harimo abagura harimo n'abagurisha hakazamo n'ibisambo. Ntabwo rero wavuga ngo kuri social media ngo uzabonaho ibyo ushaka gusa n'ibyo udashaka uzabibona. Ninde wo kwizera ubwo? Ninde wo kwizera kuri social media? Ni amahitamo wakoze. Amahitamo wakoze. Yego. Uracyari umuhanga cyane mu gusubiza. Ati ni amahitamo wakoze. Ibyo byose amahitamo agira ukuyobora. Ibyo byose niburanga uvuga uti popo hari icyo nabashye kuyikuramo, kandi hakaba hari abahamya kuko mpamya neza ko inshuti zirimo zikurikira abantu bose bicaye muri iyi sale twicayemo none ahangaha nabahamya beza. Mpamya neza ko utakwishyura abantu basaga 10 banarenga kugira ngo baze kugufasha kwamamaza scam. Wenda kubw'amahirwe nuko hari abo turi butunge mikoro nabo akaza kugira icyo batubwiye. Reka twinjire nyirizina ku mikorere y'iyo application mu minota mike wakoresha ukatubwira uti twebwe itangira gutya nk'umubigina, ese asabwa iki? Gukoresha application icya mbere gisabwa ni internet yo ni ya mbere. Bindi usabwa nibura kuba ushobora kuyikoresha amasaha 2 ku munsi. Ngo niyo umunsi ufite amasaha 28 ugomba gukoreshamo amasaha 2. Si ngombwa ngo uyakorere rimwe, ushaka kuyakora mu byiciro ariko ukareba niba koko muri wa munsi bya bihe wakoze bihwanye n'amasaha 2. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu cyangwa ibyo birahagije? Ibyo nibyo by'ingenzi, ahubwo muri ka kazi ukora niko kagabanyijemo ibyiciro 3 ku bantu gitsina gore n'ibyiciro 2 ku bagabo. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe uravuga ngo mbere na mbere abagore ladies first, no muri popo nabo babanje umugore imbere kwisonga. Yego. Ni ikintu cyiza cyane ko n'ubwa mbere numvishe projet ifite mo no guteza imbere umwari n'umutegarugori bakaza imbere. Nimba ko wo n'umwihariko. Yego. Ubwo igice cya mbere ni cyita ku bagore, icya kabiri nguvuga ngo tujye dukoresha umwari n'umutegarugori kugira ngo simbizi bavuga ngo umugore umwari nawe aze kuza kwisanga. Twavuze igitsina gore nta kibazo, reka dukoresha igitsina gore bose baba barimo. Yego. ngo bafite gukora uburyo bwa live imari isaha imwe, akaba ahandi bita kwicara mu ntebe naho akora isaha. Yego. Akagira n'ibindi bamuha by'ikaze. Uko numva amasaha amaze kurenga 2. Impamvu wumva yabaye 2 nuko tugabanyije muri bya byiciro. Iyo yicaye mu ntebe akora iki? Nuko ngo aho wicaye barakubarira, ariko kandi nicara nahagurutse.
ariko kandi ukaba unarisivinga. ngenda cyura ngaho uyu munsi Ahangaha wicaye muri sale ntago wicaye kuri papa. Yego. Ubwo yicara akora live, ashobora no kujya mu muhanda kuri iyo live. Ikibi niba ari live, aba ari live yawe, isura yanjye igaragaramo kugira ngo byumvikane neza. ari wowe ariko wenyine. Ngenyine. Yego. Kubera iki ari itegeko ko ngomba kuba ndi ngenyine? Ese ubwo waba uri gukora akazi uri wenyine, hari undi wahembwa? Oya, ushobora kugakorera no mu isoko ariko. Oya. Iyo live yitwa single live. Ni single live. Yego. Okay, byumvikanye neza. Ni live ikorwa n'umuntu umwe n'amategeko. Yego. Ukoramo iki muri iyo live ya wenyine? Urasenga, uraririmba, urahanga, ukora iki? Iyo uri kuyikora ndiwe ukora amahitamo. Barakubaza niba ushaka kuririmba, niba ushaka gukina game cyangwa kubyina, cyangwa se gukora ibiganiro, utera story n'ibindi. Mo uhisemo gutera story ukoresha uri mushaka gikoresha? Ntarwo bakoburisha. Okay, aho ngaho ni live wicaye wenyine. Iyo indi uwo mama akora iyo imeze gute? Ibyo bindi ni kwicara mu ntebe n'ibisanzwe. Haba hari imyanya yagenewe abagore n'iy'abagabo. Nuko. Nukuvuga ngo izo ntebe mu rugo nukuvuga ngo uramutse ufite nk'umugore, n'umugabo afite umugore mu rugo, umugore afite aho yicara n'umugabo akagira aho yicara. Yego. Aho ngaho hari kubagore. Nukuvuga ngo twubikiranye neza, wavuze ngo gutangira bigusaba ko ufite internet ubwo na smartphone muri rusange, icyo ni cya kabiri, cyangwa se ufite computer yawe. Ikindi wavuze ko ukeneye kuba amasaha 2 byibuze ku munsi. Nta mafaranga bigusaba gutangira? Ubwo amafaranga bigusaba uretse kuwaguriza internet cyangwa se ni? Ntayo. Ubundi ukicara rwose. Uramutse ukoze ayo masaha 2 ku munsi, income ingana gute? Kuko byumvikana ko nakazi. Nuza kubibarira rero mu bya hano mu buzima busanzwe biri buguhende. Kuko hariya turi gukoresha bitcoins. Bitcoin nazo turaza kuziha agaciro, tuzi ijyana agaciro uko rihagaze by'ama bitcoin. Nacyo tubare ama bitcoin nk'ibyo ngibyo uramutse ubikoze, wafite ama bitcoin angahe? Byo byose ubufitemo 2,000 by'ama bitcoin. Abantu bajyasanzwe bagurisha ama bitcoin 2,000 agurwa ngahe y'amanyarwanda? Coin zose ntabwo zigura kimwe, nicyo nahereyeho nkubwira. Ushobora gusanga coin za popo zitagura kimwe n'iza TikTok, reka dufate coin za popo 2,000 yavamo nkangahe y'amanyarwanda? Kugira ngo umunyarwanda ugiye kuza amenye ngo nigomwe 10,000 bihwana n'idolari rimwe. 10,000 bihwana n'idolari rimwe. Ubwo no kuvuga ngo 10,000 bya coin za popo bingana n'amafaranga y'u Rwanda hafi 1,500. Nicyo bisobanuye? Yego. Okay. Reka dukomeze. Wayimenye ute? Cyambere n'amakuru nk'ibisanzwe. Cyambere n'amakuru. Kandi amakuru ntago yasanga mu rugo, ahubwo uyasanga kuri tele. Amakuru yasanga kuri tele. None ahangaha muri sale harimo abantu benshi batandukanye, ndaza gusaba cameraman aze kuza kuberekana. Bose bagiye baza kandi buri wese afite ubuhamya bwiwe. Ntago ndaza kugusaba ko ibintu byose ari wabisobanura. Ndaza kugusaba ndagira randomly wowe hitamo ni uraza kunsubiza ikibazo ndi buze kuza kumubaza kugira ngo tubashe gusobanura neza. Ariko kuko mbere uko nza kubaza ibindi, umuntu ushobora kuba amazemo amezi 6 kuzamura yanyemerera bakamuhereza mikoro tukaganiraho gatoya. Umuntu umazemo amezi 6 kuzamura. Okay, nuri. Murakoze, nitwimana Noella, nanjye ndi umumambre wa Popo. Yego. Popo nyimazemo amezi 10. Nanjye nkiyimenya numvaga ari scam.
numvaga ari sikamo bidashoboka ariko ndihangana ndakora mbona birimo amafaranga atari menshi cyane ariko atari na make. Turaza kugereranya batubwiye bati coin za popo 10,000 ushobora kuba zirimo nk'idora 1,500 y'amanyarwanda, ugereranyije nko mu kwezi iyo bashe gukora ziriya task zose nyakubahwa Theo yatubwiye, ushobora nko kwinjiza nk'amafaranga angahe mu kwezi? Murakoze. Iyo nakoze neza mu kwezi nshobora no kubona 30,000. Ushobora kubona 30,000 wakoresheje amasaha yawe. Umuntu ashobora guhita yibaza ko umaze kubona amacoin yajyana muri Bene bakakuvunjira cyangwa yajyana muri Beka muri Populaire, ubivunja ute mu manyarwanda? Kubera ko sinzi iyo tugiye hano kuri Forex Bureau ntago nzi ko n'amacoin ngo kubigire ni faranga riri soft, icyo ni kimwe. Agera mu manyarwanda gute? Natwe dufite abagenti muri pop, dufite abagenti natwe batubikorera, umuha amacoin akaguha amafaranga. Ubu ni ukuvuga ngo tugereranyije somasiyo mu mezi 10 maze gukora muri 300 nk'amafaranga y'inyongera, cyangwa hari n'igihe ashobora kurenga? Nakubwiye ko iyo nakoze neza mu kwezi mbona nk'ibihumbi 30,000. Urumva hari n'igihe ntakora neza. Ibyo bihagije. Kufata amasaha 2 nk'agakino ukunda gukora muri single life, nk'akantu ukunda gukora we ku giti cyawe, ni nk'akayengo dusangiza, urasenga, uraririmba? Ntabwo ndirimba. Ngiye nkunda gukora live ndi kumwe n'abagenzi banjye gutya dukorana, kuko ntago mbashyiramo, nshaka ko mfite telefone iruhande rwanjye tuganira nyine n'abagenzi banjye. Ariko ari uri kugaragara wenyine? Biremewe kuganira n'abandi bantu uri gukora live. Ubundi mwese ubwo mukabikora amafaranga mukayinjiriza rimwe? Oya, niyo baba batari kora nshaka kuyikora turi kuvugana wowe. Yego. Wowe uri mu byawe nanjye ndikora, cyangwa nkayikora hari n'utundi turimo ndi gukora mu rugo. Telefone ipfa kuba iri hano ndimo nakora n'imirimo yanjye isanzwe. Indi nshuti ziracyaza. Yego. Tubwire naho wavuye. Twakimana Oliva. Oliva. Ni Kicukiro. Utuye Kicukiro? Ya. Oliva yisanze ate muri popo? Cyambere na makuru. Asa kantu cyambere. Ndavuga ngo ni makuru bibera iwanyu byose uraruyamenye. So, we ikintu ngiye navuga ngo bintu mu bijyanye n'iterambere ikoranabuhanga ryo riri hejuru cyane. Ni ukuvuga iyo ugendana naryo amakuru yabonera ku gihe. Ndahamya ko n'abandi bose ari uko babyumva. Hari izindi online business wabayemo? Ya, nyinshi. Murete uko yari yakiriye izindi nshuti. Nshuti none se mu gihe umazemo ntago ugeze utubwira igihe umazemo, ariko ushaka kutubwira igihe umazemo ndetse n'icyo papa yagufasha guhindura mu buzima, amafaranga yagiye uvana? Cyaka ngiye ninjiremo kirarenga n'imyaka 2. Imyaka 2? Ya. Imyaka myiza, ufite ubuhamya buri efficace kuko imyaka 2 hari byinshi ushobora kuba warahuriyemo. Twatangiye tuvuga tuti abantu benshi bakunda kuvuga ko nene business ari scam, ariko maze n'imyaka 2 n'icyo ushobora kuba warahinduye mu buzima usanzwe uhereye kuri amafaranga uvana muri papa? Nkuko batangiye babivuga, hari igihe nyine si menshi cyane, ariko uko byaba biri kose amafaranga ntabwo aba make. Ikindi nta nubwo amafaranga abura umumaro. Uko biri kose nubwo waba ufite akandi kazi, ariko amafaranga agenda kunganira mu bintu bitandukanye. Ushaka kuba ufite akandi kazi, ariko nibi dukorera kuri popo biradusayidira cyane. Hari igihe aya mafaranga yo kuri popo ikintu navuga cyo aza utari uyiteze.
ariko aza wakoze unukuvuga ngo uyiteze. Ariko mu by'ukuri ntabwo uba ubiteganya, aza mu gihe akenewe, mu gihe na yandi y'umushahara wawe wayamaze, aya nicyo gihe azira, kuko ntabwo wayabikura ataragera ku kigero runaka wemerewe kuyabikura. Urakoze cyane, ugeze ahantu ushaka kubaza ikigero ni nk'amakoyine ngaho ushobora kwemerera kuba wabikuza. Ni ukuvuga ngo utaragira powenti 100, ibihumbi 100 ntabwo wabikura. Ugereranyije nk'ibihumbi 100 bikora mu gihe kingana iki? Wakoze neza, harimo ingero nyinshi, harimo uburyo bwinshi bwo guhita wuzuza vuba bitasabye n'ukwezi. Wakoze neza, nta muntu winjije ntaki, ukwezi kurashira kugira ngo ubone za powenti, kugira ngo uzibone wuzuze za powenti 100. Ariko habaho no kwinjiza abantu ukaba wabonaho inyungu bitewe nawe nuko uwo winjije yakoze neza. Hari n'igihe wuzuza mu bihe bitageze no mu byumweru 3, biterwa n'abantu winjije. Ni ukuvuga ngo iyo winjije abantu nabo bagakora hari income. Yego, mu gihe umazemo mu myaka isaga 2, hari inshuti zawe za buri munsi wagiye ugerageza kwinjiza, ni nk'ibihe bihuha wumvishe bayivuzeho? Papa, njyewe ndi umuntu utajya uva ku bintu. Umuntu ninjije nushaka kubona ko ndi umuzimu, ndagukurikirana paka umuzimu wanjye uragukurikira. Ugomba gukora neza kandi nawe ukazabona inyungu za bya bintu unakwinjijemo, kugira ngo hato utazagenda unavuga ngo bya bintu bimeze gutya na gutya, bivugaho amakuru atandukanye y'ibihuha. Njyewe ninjije umuntu ndagukurikirana mpaka ukazabona n'umusaruro w'ibyo nagushoyemo. Amakuru y'ibihuha yo ntabura, hari n'uwo winjiza akavuga ati shati mba nukabona abantu bagenda ati n'abazimu bigendera. Ashingiye ku cyubwo? So nko kuri urabona nyine ikoranabuhanga kuntu navuga biteye, hari ibintu byinshi by'ibihuha cyangwa se abatubuzi bagenda bakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu akaba yakwirakwizaho ikintu runaka ariko mu by'ukuri kidafite inyungu, we agamije inyungu ze bwite ariko kidafitiye abandi bantu inyungu. Abantu rero bose babifashe muri iyo sansi, baba bumva ko ikintu cyose uvuzeho utagifitiye ubuhamya. Ni ukuvuga nkanjye, mbere y'uko ninjiza umuntu nabanje kumekinga sure neza ko ibyo bambwiye ari ukuri. Nabanje nanjye kubanza kureba ko nabona ayo mafaranga kashi. Nkimara kuyafata mu ntoki naravuze nti n'abandi bose ndabashiramo, kubera ko nari maze gusobanukirwa ko ibyo bambwira ari ukuri. Ugereranyije mu gihe kingana nk'imyaka 2 umazemo, wamaze kwinjizamo nk'abanyamuryango bangahe bakuturutseho? Ni benshi, wenda gereranyije ni nk'icumi. Iteka rero buriya abantu tugira amatsiko, byonyine ko abantu bashobora gukorana umwaka bari mu cyizere ntawe urahura n'undi. Uhora ushushanya umuntu bitewe n'amarangamutima yawe, ukumva ukuntu umuntu ameze, ugatangira ugashushanya ukuntu ateye bitari nabyo. Wasanga hari uwajyaga avuga ati shaka kuba ari ikigabo kirekire yaza agasanga ni igice. Nuko rero muri bwa buryo cyangwa se muri kwa gushaka gukomeza kubaka icyizere kiri hagati yacu, niyo ntego nyamukuru twahisemo ngo duhure noneho tuganire na wa wundi washushanyaga kwa kundi biveho, avuga ati ibyo byose umuntu dukorana naramubonye mbona nkubone. Kandi uko abantu barushaho guhura bituma n'icyizere kizamuka. Uko birasa naho uri umuyobozi wabo? Mu buhe buryo? Akenshi kuko numvishe muri speech yawe wagiye ugarukaho cyane ngo timu yose igira timu, ko abantu bose bari muri timu bafite kapiteni. Nk'ikipe n'urugero mu kipe y'umupira w'amaguru mu kibuga harimo kapiteni. None mvuge ko muri popo y'abantu bahurira ngaha nawe uri
turagira ati ubundi tuburira hehe hari habayemo akabazo tekinike ariko ngubu iminonge nagarutse nk'ibisanzwe nta gusubira inyuma kandi ingarukanye n'uburyo bwiza bw'amafaranga ngana byo nakagaruka murakoze